kwigisha kiliziya Sikirisare ya Munyinya ya Paruwasi ya Nyarurema byitabiriwe ku buryo bunogeye ijisho ari nako hagaragara isuku ihebuje. Nyuma yo guha umugisha ingoro nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana umwepiskopi wa Diocese ya Byumba yibukije abakristo b'Isikirisare ko aribo ngingo nzima zigize iyi ngoro, bityo ko bakwiye gusabana n'Imana basenga ndetse n'abasaba kwimakaza isuku bahereye kuri iyi ngoro. Iyi ngoro twujuje hano tukaba tuyishimira, imeze neza. Navuze ko twebwe mbere na mbere ingoro y'Imana ari twebwe tuyihuriramo, ni twebwe ngingo nzima. Twaje no turi benshi. Isuku ntabwo ari ikintu tugomba gutsindirwa ko navugaga, ahubwo igomba kuba umuco wacu duhereye kuri ino ngoro nziza. Ubu ngubu ni urukiramende baba mwihaye, noneho muzarusimuke neza, mufatire hejuru, rugume hejuru. Iyi kiliziya igira isuku, namwe mugire iyo suku, mubyite ibikorwa byose biri hano, kandi n'ibindi bizaza tubifate neza, maze kiliziya yacu koko twumve ko ari umuryango tugize, ari aho duhurira ukaza ukaruhuka uri imbere y'Imana. Musenyeri Patrick ambwiraga ko kiliziya ihora ifunguye, twashyizemo isakaramentu, noneho buri wese ku isaha ashatse yifuza akaza gusabana n'Imana ahangaha, akazana imbere y'Imana isengesho ry'umuryango we, y'urugo rwe n'abaturanyi be, akaza agasenga yumva atiyica ahantu heza hameze neza. Igisonga cy'umwepiskopi wa Diocese ya Byumba Musenyeri Patrick Irankunda akaba na padiri mukuru wa Paruwasi ya Nyarurema Isikirisare barizwamo, we yakomeje ku rugendo rutoroshye rwakozwe mu kubaka iyi ngoro, gusa akavuga ko birangiye ije kubera igisubizo bimwe mu bibazo bahuraga nabyo mu butumwa. Imana yatubaye hafi twubaka iyi ngoro yibereye yishimishije, tukaba twarabashije kwesa umuhigo twiyemeje. Twari twiyemeje yuko muri uku kwezi kwa munani tuzataha iyi kiliziya, none uyu munsi birabaye. Iyi ngoro ije isimbura kiliziya ya mbere yabanje. Iyo twabaga twicaye muri iriya kiliziya mu gihe cyaguma mu rugo, tugomba guhana intera, abajyagamo muribuka ko babaga ari mbarwa. Ubu rero iyi kiliziya ije isubiza icyo kibazo, igasubiza ikibazo cy'ingoro nziza igendanye n'igihe, yubatse mu bikoresho bikomeye, ingoro buri wese muri twebwe azisanzuramo. Ndibuka ubwo twasizaga ikibanza, duha umugisha ikibanza kimaze kuzura, dutangira kwegeranya ibikoresho, bigeze aho amafaranga aradukamana. Ndavuga nti Mana mfasha kugira ngo ntazasiga ibitenga bituzuye, ngasiga kiliziya ituzuye, none nanjye nimumfashe dushime Imana kuko umuhigo niyemeje ubashije kugerwaho. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage barunahagararira inzego bwite za leta muri ibi birori, Madamu Murekatete Juliet yavuze ko ikiliziya ikwiye kubera abakirisitu umusemburo ubafasha guhangana n'ibibazo byugarije umuryango, anashima isuku yahasanze. Kuri uyu munsi ni umunsi mwiza, twishimiye ko mwadutumiye mu gutaha iyi kiliziya. Ntabwo twabura gushimira abayobozi dukorana umunsi ku munsi, abayobozi badufasha mu guhindura imyumvire y'abaturage aho twugarijwe n'amakimbirane mu ngo. Umuryango wacu rero ubaye umuryango mwiza twabonye hano, twese twakubaka umuryango mwiza utekanye. Tukaba tubasaba nk'abakirisitu ko mwakomeza no kuganiriza n'abandi muturanye nabo, aho mutaha, abo musura, mubibutse ko roho nzima igomba kuba iri mu mubiri muzima kugira ngo twirinde ibishobora kutwangiza aho byaturuka byose. Nanone turi kumwe, twanishimiye ko twasanze mufite isuku, navuga ko idasanzwe, isuku yanejeje. Turi mu bukangurambaga bw'isuku n'isukura, ariko ndagira ngo mbabwire ko ari ibyakorewe hano, ari mwebwe ubwanyu, twese turi kumwe, turasa neza twese. Ndagira ngo rero tubikuye ku mutima mu izina ry'umuyobozi w'akarere tubashimire cyane kandi tubizeze ubufatanye mu gukomeza kwagura ibikorwa no kongera ibindi mwifuje ko byakomeza kuza mu gace kanyu. Abakirisitu b'Isikirisare n'inshuti zabo ntibahwema kugaragaza icyari ku mitima yabo. Yohani Batista Ndahimana na Mukarurangwa Saverine ni bamwe muri bo.
ibyishimo byo birahari kandi ngira ngo ahari n'ababibonye nta muntu n'umwe utishimye kuri uyu munsi. ngira ngo wabonye imbaga y'abakirisitu bari hano, kuba haje abantu bangana gutya kandi ari mu minsi y'imibyizi atari ku cyumweru nyirizina, biba bigaragaza ko iyi sikirisare yubatswe abakirisitu twese twari tuyishimiye. Iyi kiliziya igiye kudufasha icya mbere, roho zacu zigiye gutura mu mubiri muzima, kubera ko ibyari bitubangamiye, umwanda, ubucucike, byose twabigezeho. Tariki ya 28 Ugushyingo umwaka w'1999 nibwo hubatse iyi sikirisare hasomewe umuhimbazo wa mbere, ahatangiye ari inama ya gikagati. Kugeza ubu hakaba hari abakristo basaga 1410 bangana na 31% ugereranyije n'umubare w'abaturage bahaturiye mu murenge wa Karama aho iyi sikirisare iherereye. Iyi kiliziya ikaba yuzuye itwaye miliyoni 33,980 n'amafaranga 211 y'u Rwanda. Muri yo uruhare rw'abakristo rukaba rungana na miliyoni 4 utabariyemo imiganda. Pascal Habineza, Radio Maria Rwanda, Imunyinya muri Paruwasi ya Nyarurema, Diyosezi ya Byumba.